Hello, ndabasuhuje bakunzi ba Tigo Meshu. Nkuko mubibona rero ni Diane, kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu umunsi kundi ko twaprodinze, kora subscribe, comment, we waranje kuyikora turagushimiye, turagukunda. Bye bye. Ako n'undi umushoferi mwiza nutwara imodoka nyinshi. Je nagiye gukora ikimotari mbitewe n'inzara. Igenda shaje. Ibintu bibi bibaho. Nuko ikora gushaje. Noneho nta bagabo wigeze utwara ameze nka Batigo kubera ubushyuhe cyangwa ubushake bwinshi. Welcome kwa Tigo Misho. Kuri kamera za Tigo Misho turi kumwe n'abantu batatu, harimo witwa Teta Impress, hakaba harimo Manase ke Iruhara, hakaza ko mutangiye kurwana. Suhari maranyitegereza mu biki. Nawe ari wowe. None se kurebye urapfa. Ijisho riraryana. Jewe ntinya umuntu ndeba. Ese uranshaka iki? Ese wandekeye umwana akagukora. Umwana nabaretse gato. Ndi umwana rega nturako n'igihori hore kitara. Umwana gukoreho dore n'igihori. Byanze nkura hari kumva ubwira ikintu. Mako. Ajya. Ukunda kuncoto. Ugushaka kubundusha. Nakurusha Tigo. Adushiki. Ize Tigo ko yogoshe. Tukaba turi kumwe na Diane, ide abwira abakuri Tigo Misho, avuga ati murakaza neza kuri Tigo Misho. Murakaza neza kuri Tigo Misho, turabakunda. Babwire ko ufite n'ubwana. Ntago barabizi. Bazi iki? Ko mfite ubwana. Bw'inkungu. Ntago ari inkungu akose. Nese tutwa. Nta nubwo ese ako Dia. Reka nkwereke. Wazabwogoshuka kubaho neza bikazira rimwe. Ariko biza bijya he nzagumana ubungu bwanwa ngo sobanura ubukire. Sibyo yego Teta? Ntago mbizi. Ubundi ubwanwa kera bavugaga ko umukobwa ugira ubwanwa yabaga ari inkunguzi. Aje gucumura ariko harakufite hano we karahari nawe. Nawe karahari wo ni kamwe none. Akuri murajomba abantu bajomba. Niko gakunguzi kambi. Je naga ari kamwe ni twinshi. Nawe tutwanwa. Yo umunsi bundi hagati y'ubwanwa. Ubu mbese. None se urajya ngo natwe tugira icyazo. Ubwo ndi umunwa none. Tugira indwara. Oya, ubu nge ndi umunwa ndi hagati y'ubwanwa burandi umunwa. Buri uri umunwa ntacyo. Amaraso akoje iki kugira ngo mu ruhara hazemo umusatsi. Nese hari umusatsi urimo. Hari umusatsi urimo mani. Namuhaye imiterega ngira imiti yose. Atazankora. Umuti wa iyo ugira imiti yose n'ukuntu wanyirutseho warama imiti gukunda nka kwamira iwawe. Ariko yego mwaba ego. Abo jangu nsebe. Nese rwaro. Ngewe nkwirukaho. Nese bwari ubumanzi. Noza nakwirutse ngo dukore iki? Oya ndakubaza wampaye imiti y'uruhara kubera ko rwari kubangamiye. Sindi mubyara wawe. Sindi so wanyu. Sindi musaza wawe. Nose wayamajije. Amafaranga agura umwana w'umuntu. Mwarakunda. Yarakubuza. We ntago wanguze nagwaye umuti wo kugira ngo uruhara rugende. We natatangiye kuzana agasatsi se. Ako wambaye ijipo da. Wabera ngiye bitajyanye mu buzima. Wasanga no munsi y'ijipo harimo intuzi. Amaki? Diana afite amaguru. Ni karabasasi ku mavisi. Uko ndi biranyuze. Uko ninge biranyuze. Ariko nta nicyo utwaye. Nta nicyo wishe. Nyuma cyuraho ni kiremeko ku bwa gahunda. Bavuze abagore wagira umugabo. Ndamufite. Ariko kuba cyo ntacyo wishe nta nicyo utwaye. Wahamagara umugabo wa kano muri. Ariko umugabo wanjye usanzwe ubikora. Ibiki nkora se? Azi gukora nyine ibi biganiro. Ntanywa muhamagare mubwira iki ntago nshaka kunshidikanya ko nta mugabo ngira. So mnyuhamagara ndi. Mfite bangahe se? Nese mwaranye mwiriwe. Nari ngiye kubivuga. Bivuze ngo ntiwamyuhamagara. Ako n'undi umushoferi mwiza nutwara imodoka nyinshi. Hari kiganiro nigeze kubona uvuga ngo Teta n'umushoferi ngo n'umumotari. Yego. Kose Teta barakubeshye cyane ukuri. Oya n'ukuri. Ubusonye nubwo nicyo kiganiro narakibonye numva nge nagira ibintu nkubaza ndavana simbyanditse muri comment nzabikwibariza. Bimbazi. Abamotari haryo wagikoze imyaka ingahe n'uracyakirimo? Nakoze ikimotari guhera muri 2000 kugeza muri 2004. Imyaka ine yose. Buriya se hari ingeso njya mbona n'abamotari. Kwambura abantu rimwe na rimwe wamuha akantu ngo nshyira runaka ukabona ntagezeyo. Ibyo bintu byarigize bikubaho mu myaka ine wakimazemo. Je nagiye gukora ikimotari mbitewe n'inzara. Ntago nabitewe. Ni wabibye neza. No. Neza motari ushaka kuvuga ko ceceka mvuge kuko nige mwe umuntu ufite inzara yajya mu kimotari n'ubuhungiro se hari. Ngewe nari nshonje kandi numvaga ko ngomba kubona ibiryo ruko nakoze. Moto yari yande? Moto yari y'umuturanyi. Ukajya uroba. Yararobaga muri make. Nararobaga. Oya ntago narobaga. We nukuvuga ngo nimba mubyibuka neza mu Bugesera habaye inzara mu bihumbi 2000. Nari muto. Rero ahubwo nyoko yaratarakubyara. Ndabyibuka yarakina gutwi. Mfite ufite ngasi ugiye kuba ko Teta kuruta. Ese mu mubiri wari mutoya. Teta
uretse se mukorogo zatetse se umukecuru none se uri kubona naragiti none se mukorogo igira umuntu muto cyangwa iramusaza oya irabashuka kugira ngo uri muto kumba hari ukuntu ufite iminkanyari none se uri kunyitegereza urabona ntayifite ndashaje urashaje iminkanyari yanjye ni y'imyaka mfite igenda ashaje ariko ibintu bibi bibaho ni ukwikoroga ushaje aho wakwegereje amatafari n'imbaho kugira ngo utazagura abantu ugiye gushyingura ukishuka ushaka mukorogo uretse nawe ntiwakwikoroga kuko nta gukorwa mu bwanwa ndetse ngewe nakwikora unase munasiga mu bwanwa tentire cyakora ngewe se ndije hano yego nanone nyibwira rata nuko iminsi iragukubise n'inzara mu Bugesera ujye mu kimotari ufite muri 2000 habaye inzara nyinshi cyane ku buryo abantu bamanuraga amabati igipande kimwe bakagurisha ndetse abandi bapfiraga ku mayira nk'abaturuka akuze inzara yo mu 2000 kuntu yari imeze wowe ntayuzi ngenda bizi so rero umukecuru yari atunze moto si inzara yabaye mu Bugesera mu Bugesera kari akarusho uri kumva umukecuru yari atunze moto ndamubwira yo mukecuru sani no moto yawe njye mu muhanda nkore wenda nzajya nyine nkore tugabane twese tubone imibereho nubwo buryo nagiye gukora ikimotari aha wowe nta mabi wigeze ukora mu kimotari ntayo nakoze kuko nari inyangamugayo cyane ko nta wari gukora ntago nari gukora ayo mabi uri kuvuga mpetse icyo nshatse kuvuga hari ukuntu abamotari batwara nk'abakobwa aho kugira ngo amwishyure bakajya n'andi amuhaye kuko ajya mwegetse ikibero noneho nta bagabo bigeze utwara ameze nka batigo kubera ubushyuhe cyangwa ubushake bwinshi akaba yagenda agukoraho ntawe ariko ngo n'abamotari bagira ingeso mbi ntari buvuge cyane oya zivuga akaba yagenda agusurira oya nanjye n'undi ari wanaransura n'imbere y'Imana oya none se hari umwenge hacumo oya none umuntu akuri inyuma urakuzamukiramo hose akwicaye inyuma nyine umuntu ubizi se igihe ari bubikorere bitewe n'uburere umuntu yagiye agira hari aho wemerewe ikindi babariye nabi tubivuge ni haraza mu restaurant ubushyimbo n'ubucapati barya buri kanya bagira inda wowe ko barya utuntu twa make gusa n'ubushyimbo n'ubucapati n'ubundi ndazi n'ubuneke rero ibyo sinabiryaga bitewe n'uko nari mfite inshingano zikomeye nari mfite uruhinja icyo ni kimwe uruhinja rwanjye rwagombaga kubona amata cyangwa se n'umukecuru wanjye akabona wagiye mu kazi ufite n'uruhinja yego nari mfite umwana dore ko wari ugeze kure kabisa kandi numvagaho kugira ngo ntege akaboko nsabe cyangwa njye gusambana kugira ngo mbone ibiryo none se teta uvuze ko byanywemo n'inzara wabiretse kubera ko umaze gusonza nako guhaga ugwije ibiryo naretse ikimotari kubera ko byari ibintu by'ibyangombwa bari babikajije n'ubundi wagiyemo wiyahuye nariyahuye n'ukuri kandi ubushize tubikora afite kategori y'imodoka yarayifite icyo gihe kuvuga ngo icyo gihe nakoraga nta cyangombwa mfite hanyuma barabikaza nibwo nabivuyemo njya gushaka ibyangombwa none se uwo mwana wawe wagiye mu kimotari afite ari uruhinja ubu muri kumva ni umwana w'inkumi ni umumama nabo yarabyaye ni umumama yarashatse ego yarashatse abuzukuru nta nyirakuru bafite baramufite ntawe mana ni ukuri baramufite none se urabona ndi umurambo ugenda rega hari kumva umuntu teta ugiye kumugereranya none se teta uzi kubyinira abuzukuru buretse ntawe ndakugira ndaje nawe ndakurwaye urandwaye murwaye iminsi teta ubu baravuga ati tuye kwa nyogokuru cyane w'icyohe ntago ndi icyohe se ubatozi zihendero ko nawe uri umuhiri nkuzi nyine uko warunze kera ndi umuhiri byarashize ubabuzukuru baraza ati kwa nyogokuru ukamenyera ko gakoma utuboga inombe bya bindi byo uko bafata buzukuru inombe se ubu ngubu nyogokuru yaguha inombe we hari inombe zikibaho aha ko nakambere nyine agakoma sera igikoma cyo barakinywa inombe inombe ni udushyimbo duhiye ndakubaza umwana agade hageze ngo uri umubyeyi nyine mise nkumi nese umwana ugeze ku mezi 6 atagitangiye gufata imfashabere bamumenyera iki bamuhereza imbuto bakamuhereza n'igikoma ese ubundi akamwibaza akabazo indyo yuzuye ni iki indyo yuzuye haba harimo imboga indagara ariko ubundi urimo urashaka kumbaza ibyo ngibyo nkawe kubikopera kuko umugore waratwite oya arabikora afite abana inyungu oya nawe se urataha guhobera ngo paparaje n'ubu njya kugenda bakanamamagara bati ndakomate papa akazi keza kuki twe wumva ko turi ibyohe twabwiye tutabishoboye wabyaye umwana w'umukobwa ndamuzi ubu ngubu iyo ko ari na mwiza zibamvuge nanjye njije kurogote ceceka ndogote
uwo mwana Diane Imana yitanga irabanza ikakureba iyo akubonye utashye utagira umusatsi aravuga ngo papa aratashye Dia wowe rero rega nta mwana mububaho umva nta mwana mububaho mwese tumva umwana avutse ameze nka Diane baba bahari nawe arabyemeye avutse ameze nka Diane ubwo se aryo nawe umwizanira ngo nuko uri umugabo ugendana kagakoresho buriya abagore bankurikira baranyavuga ngo ni Manase ariko nanjye abagabo bankurikira bavuga ngo ni Diane itonde hake uzi ko Diane yaje kubimenya ko n'abari kumumenya bisaba ko bandeze buretse nyine bande nyine ndabavuga ko ntanga imbere Diane kumumenya wari wumva umuntu ugiye gukora operation kwa muganga hari ukuntu hagati yawe n'umuganga bashyiramo ikintu ko utagomba guhura Diane yo kumumenya bisaba ushyiramo igikuta kuko umurabutswe mu maso urafite se ndi kumenya ikira nukwiruka ukavamo rwose ubwo rero Diane hari yavuga ngo buri wese kwibyara umwana avuze ngo agiye kuzavuka ati gira igice kimwe wumva uzahuza na mama wawe ariko se nkwereka njyewe nkwereka umwana wanjye reka nkwereka umwana ibaza ari umukobwa noneho ndose simfite umukobwa reka mukwereke umwana wanjye ni Miss toka kure ni miki Miss we sha nta megere zimera mu mazi ntibibaho buretse mukwereka oya reka mukwereke n'abandi nta muntu ujya kwinaza ingemwe ngo yinaze mu itanura oya ceceka arawe ngo ni mese winde umwana oya mfite amafoto meza se yenda mwiza oya muri ibiguri by'intozi muceceka none se reka mwese muri ibiguri ngo basa nawe kandi ba Miss oya reka ba Miss tubwizo kuri Miss nukuntu yahatanira kugira ngo ube Miss bisaba kuba warihiriye ureba we yego nanone kise bino bita Miss arakubiye we ibintu bita Miss no mujyana rutsiro cyagakenye ntiyabayo Miss n'izina ry'Imana oya nta turo yisize umwana wanjye zabaze n'inyoni none se reka nkubwire mana nago wahinga imyumbati utegereza gusarura ibijumba cyangwa ibirayi yego mwanzo kimwe inyana ni ya mweru rata niba kwihorera umwana wawe ni namwiza naho ntago tagize nuvuga ko umwana wawe akurikira bangahe kamera hajya bakurikira bangahe oya ariko rata nimba ubundi iyo wahinze ibijumba uzasarura imyumbati ushatse kuvuga ko umwana wanjye asari igiho turamvuga oya ni mwiza sheri ni ukuri ni mwiza igiki ako sibye ko ako tujye tuvugisha ukuri ako basi reka mbagire ni mwiza ariko mbagire imwe ndeka kubashishira imbere ya kamera uze kuduha ifoto ye oya ni mwiza rata umwana wa Diane nimba bashaka kumukurikirana bamujye muri filime akina filime bamurebe nabara kina bakina yitwa Keza muye filime kuki kivuga kubaci TV Rwanda uramurebe uramubona umwana wanjye abacu siho twayimishura inde abacu ni wa mugabo nyine bajyeho baramubona akina filime se umwana wanjye arakina abacu TV nasigaye akina filime yarayikinaga yitwa Uwanzwe ni ukura kera nigeze kuyimbwira aho filime ngo yigeze kureka yarayikinnye niyo ngiyo bajyemo baramubona samana ko ari mwiza ubwo n'uyunyeretse kamwe ko nabonye ari mwiza unyereke kireba ariko rero uyu mwana ntabwo bashaka ko ari Diane abaratweretse utari we uyu mwana ukuntu asa ni mwiza ubwo ntabwo ari we kuko n'umwana urambutse muremure ni mwiza mu maso none se nawe wabyaye umwana ufite uruhara cyangwa nawe abawe nabo buzi kuba nibibu umwana no wawe rata niba kwiwe bivuze ngo wasanga urahuye n'umugabo nyamugabo rata reka nkubwire umwana rata ni mwiza ariko rero ikigaragara cyo umwana yakurikije se washobora no gukurikiza nyina oya kandi hano ntabwo umubimenya ari nka nyina reka se turebe yamenya yerekana oya ndakwerekana bari umuntu abanje niko reka nkubaze umumotari umaje ngo wamutse dodani zinge kuva wenda Inyamirambo ugiye ikabuga yapfa kuzimenya nago yazi papa batajya kurikira ibiganiro nka bino yazaguhiga inde papa we we arabikorera oya yazamuhiga uvuga ngo umwana asu we ndi kuvuga ngo uyu mwana ukuntu ari mwiza niyo kutamutweretse urumva ashobora kuba yaravutse umugabo mwiza ahubwo avuze yuko umwana ashobora kuba ubwiza oya waravuze ngo gukurikirana ngo nimba ari abamotari ngo ibiki n'ibiki uri umumotari se wowe cyangwa muteza uzuri kuri Manase reka nkwibarize yego rata tukuzi kera ufite uruhara waba warakoresheje irihe banga kugira ngo namuhaye umuti akura sinabivuze Diane se ntiyamuhaye rero kubazwa n'umunyamakuru w'umuswa nawe winduka umuswa ikibazo nakubwiye kera ko ntigeze ngira uruhara ahubwo rwari uruhare nagize mu bikorwa byanjye wikoreraga imicanga yaranyikoreraga ari cyangwa wowe ukabumba inkono
wikoreye ibumba nase biramutekera umujyana iyo bibumbye birashoboka Diane no muntu wenyine muri Kigali yitekera mu nkono yinyise ni wacu nibayitekeramo ni Diane uyitekera nako kiri kubihakana se nibibi ibikise reka ratamwibwirira iriya ngo nibumbye iryo ntago sinzi utunyama so mdukuye noneho ukuntu itekamo ikijumba bizanganya Nyabugogo bya bindi by'ibideshe n'ibitutunyama bazitarongo tane ako so wagiye unyuma ako rero uyu ni mu gihe yishwe n'inzara kenshi ako ikira gihe cyanyu uretse Imana igira imbabazi wakabe warapfuye ntago nari gupfa kuko nari mfite amaboko n'amaguru mfite n'ubwonko none se abandi bapfuye wabonye umuntu upfa afite ubuhamya barahari oya buriya teta afite abantu bazakomeza bakanabona ubwo nawe ntabwo uzapfa inde ko ufite ubuhamya jewe si gupfa ni ibintu mani ni ibintu biri aho ngaho nuwe kwikiri kubihakana hari igihe yarapfuye ubu ngubu bubimenye okay ntacyo ushobora nyine hari inzara yaranyishe ndasonza ndahaguruka ndapagasa n'uyu munsi wa none dushimire uyu mubyeyi wakoze akazi keza ka kigabo ako ubundi ntekereza ko nta mugabo nta mugore kari akazi k'umumotari nta kazi gatunga uwo wese hano n'umumotari ujya ukunda kuntwara yitwa Uwase atanyuma za masoro umva gatangiye kumvuga izina nawe nuko witwa se tangiye kumvuga ntago mubeshye mbikwereke se wahisemo umugore se kubera ko wabuze abagabo oya ariko abagore dutwara moto neza Diane oya reka nkubwire icyo mukora kibi wenda nukugira ubwoba ngo njya muri amutera basamutanye kugira bwa bwa kigore kubera ko wenda none se Uwase yagize ubwoba ujya imbere ukamutwarira ako so wase kugutabuka utatumiwemo cyangwa kubyina mbere y'injyana ntarashiramo oya reka nibyinire wowe akazi kawe no gucuruza imiti kandi iyo miti yawe yabaye expired ariko yica imbeba n'imeri akanyabugabo se kayo none se itera akanyabugabo nta mugabo ugira nukwica nawe ucuruza nta mugabo ugira umugabo cyese ari umugabo mu rubanza ubundi se umugabo ni iki nuko kumenya umugabo ni ibitekerezo nanjye ni ibitekerezo hari ngoki hariho ubu se tuvuga ko abagabo bose ibyo ni bicuri kuvuga koraha uzi kugisha inama kuvuga ngo nanjye sindi umugabo ndi umugabo mu rugo rwawe uzi kugisha inama umuhiri umubariza kumuhiri imbiri ari uyu nawe nawe uri umuhiri nta kibazo ndabyemera ndi umuhiri imbiri nawe dusoza ijambo rimwe kuri Manase Manase muzibe mvuga ariko ninjye bahaye ijambo nta kibazo mfite agiye kunetesha erega ndi manke ku rukundo niyo mpamvu oya ndi manke ku rukundo niyo mpamvu niyo mvuga ngo nta mufa w'igikeri oya uyu ni mwiza cyane oya wese uraririmba imbere ndabizi nubwo ndirimba nk'uwapfuyeho mukobwa mwiza utatse amabinga zururicuritse nk'ubuhiri uruwimana yaremye nabi abeza baje naguhisha he untanze imbere nanjye igitero cya kanyugi ukizi mukobwa mwiza utatse amabinga matako meza nk'ay'injereri umubiri wariboye nk'uw'ingurube mu bandi bose uri inguge kazi merci reka nanjye muririmbire Manase iyo ndirimbo nongere nyisubiremo neza Manase mwiza utatse amabinga zururicuritse nk'ubuhiri uruwimana yaremye nabi abeza baje nagutsimbaye yo ntureba dusoza iki kiganiro ijambo rimwe dusoza mu rukundo Manase se ndamuvugaho iki we ntari kabona buguru bwawe ekiruda ako amugani ako kurya inyama rimwe zikagutera mu nda nta zindi uzabona murakoze abakurikiye Tigo Misho nakagaruka naho ubutaha